Hello friends, welcome back again kuri Patience TV show nkuko bisanzwe. Guess what? Today rero twahinduye location. Iyi location twajemo indi location indi. Isa nk'ari gashyashya sinzi ukuntu tutembereye na famille yanjye. Tambona ahantu dushobora kwaganirira akantu gatoya. Hanyuma rero ndabashimiye cyane uburyo mwanyeretse urukundo rwinshi. Imana ibaho umugisha. Chano yacu twese ndabona rwose birimo biragenda neza. Muri abantu b'intwari cyane before mwazaga mukirebera ubundi mugata mugenda, ariko today rwose twatangiranye turinda dusozanya. It's a blessed. Guess what? Mumbabarire niwese ku mugabo wanjye yicara hirya n'umwana bari kundanga bari kureba televiziyo. Ni ukuri kw'Imana munyihanganire ko ndi guseka, ariko nyine guseka ni ibya mbere. Iyo ufite abantu bagushyigikiye ibintu bigenda neza, ubundi twisekera ibintu bigakomeza. Hanyuma rero harabona abonye bamwe na bamwe bagiye muri comment barandika ngo none se ngo nibyo ngo cyangwa ngo sibyo. My dear friend, it's true. Mbere byari byahagaze rwose. Hari abantu bamaze kugeringa ready bo mu nkambi, bamaze kwitegura ko bagiye kuza rwose. Umva bintu byabaye final, barafashe za vaccine, ibintu byose biri tayari. Hanyuma ku munota wa nyuma bajya kumva ngo babi babirahagaze. Umva ni ikintu kibabaje cyane rwose kuba rumaze kwitegura uvuga ngo ndagiye, hanyuma ku munota wa nyuma bigata bifailinga. I understand, ariko mu nyuma gake byaje kugenda neza. Ntago biraba 100%, ariko ubu hari abantu 6,000 bamaze b'impunzi bamaze gusubira muri process yo kuba bagira gute bakinjira, kuko President Trump yarabyemeye. Hari abantu bagera mu ntago kuvuga ngo abo bantu 6,000 ni abantu bo mu Rwanda gusa, ni isi yose. Urumva ubwo harimo mu Rwanda, harimo Congo, harimo ibihugu byose bifite impunzi. So rero guys, ni amakuru meza yo ku bantu b'impunzi bateganya kuza. Ushobora kuba utaragerwaho, ariko ejo cyangwa ejo bundi I swear God ni wowe. Ibintu byose ni iki, ni gake rwose. Wiryamire usinzire, anytime uzumva bahamagaye ngo ngwino tugende. Rwose amakuru abe clear, ntabwo mbyinjemo deep kubera yuko turimo wenda turasa nkaho twihuta mu kuntu. Hangu tubaye saa moya z'ijoro, murabona ko saa moya habasa nk'ari ku manywa, ariko ubwo murabyumva namwe uko ibintu biba byifashe, cause ntago turi hafi yo mu rugo, that's why. Ariko ibi mbikoze nka emergency video kubera hari umuntu sinumwe ndumva ari nka 3 banditse muri comment ngo nibyo ngo ntago twumvishe neza, ngo nibyo ngo impunzi zaje. My dear, ni ukuri, ibyo niko kuri, kubera Trump akimara kuvuga ibyo ngo by'impunzi ngo arabihagarika, bamujyanye no mu nkiko. Byumve neza, yagiye mu nkiko, bamuripotinze mu nkiko, kubera ko undi ntago byemeye ko umuntu ashobora guhita afata ikintu ngo agikuyeho burundu. Turi kugendana, ndumva icyo ngicyo cyumvikanye. Ibintu by'impunzi biri tayari rwose. Bashobora kuba batarakugeraho, nongere ngisubiremo, ariko kuba batarakugeraho ntibivuze ko utazaza rwose. Icyo cyo numva kiri clear rwose. Hari abantu 6K bagomba kuza, banatangiye process. Nimba urimo, amahirwe masa rwose kandi courage. Ariko icyitonderwa, kuba process zo kuvuga impunzi zigiye kuza ntago bisobanuye ko wahita ufata ibintu bya. Hari abantu bumva ngo tugiye kugenda bagahita bafata utuntu twabo twose bakagurisha ngo turagiye, bagahita bagenda bakajya gusezera abashuti babo biki. My dear friend, ikintu cyiza kibaho ubundi inkuru uyibara neza ari uko yagize gute, ari uko yageze. Kubera yuko nta wamenya abo ngabo ushobora gusezera, ushobora guhita bakurangiza. Ahubwo icyiza wowe nuko gahunda yawe uyitegura bikagenda neza, bigaca muri process runaka nkuko bisanzwe, ariko ukirinda guhita usakaza ikintu cyawe ako kanya. Nicyo kintu kizagufasha
mu rugendo rwawe. So niba urimo rero uri mu bantu bamaze kuba confirmed yuko bagomba kuza mu rwego rw'impunzi, congratulations. Kandi nawe nimba utarimo ntugire ikibazo rwose, ibintu biri mu buryo neza, ibintu biri muri gahunda, soon biragenda neza rwose rwose. Uryame usinzire, aka kanya ntago wahita wumva ndakumva cyane n'umujinya cyase n'umubabaro ufite, kubera rwose ndabizi my dear, ndabizi uburyo bibabaza, ariko rwose don't worry about it, ibintu ni munange, soon uraba cyase muraba muje bamwe mu bari muri izo gahunda zo kugira gute, zo kuza nk'impunzi. Ubwo rero tukigireho umucyo, ibintu byo kuza nk'impunzi rwose biri ready, biri muri process. Abo ngabo abandi bamaze kwemererwa cyangwa se bari ku mwisho wa nyuma uko gahunda zabo zimaze gusoza mu nzira, cyase process zabo zakomeje zongeye gutangira, abo ngabo bwumva nibasoza ni nabwo hazahita haza ikindi cyiciro. Ibyo rero ndumva tubishyizeho umucyo bihagije. Ntabwo nibuka neza ikindi kibazo kindi undi muntu undi yari yambajije, ntabwo ndi kugikura neza, ariko icyo cyo nagira ngo icyo cyo cy'impunzi nagira ngo ishyireho umucyo rwose butuze, nubwo atari aka kanya, ariko ndagira ngo rwose mushyireho umucyo yuko ibintu birimo kujya mu buryo. Zasobanura akantu kandi impamvu Trump yari yagize gute, yari yabihagaritse, ariko ubu ngubu ibintu bikaba birimo bigenda neza. Undi nawe yari yabajije ngo ku bijyanye na green card. Ibijyanye na green card murabizi ko uku kwezi kwa gatanu aribwo results zigiye gusohoka. Aka kanya ntago nahita mvuga ngo dukoze video ijyanye na green card yose, kubera yuko ntago byabinyoroheye nonaha, kubera namwe murabyumva impamvu zimwe na zimwe ziba zitoroshye, ariko impamvu iyi video nyikoze yari emergency pe, kwera hari umuntu wanditse comment ndavuga ati umuntu yabirakariyemo, ndabati mu rwese yabirakariyemo, umwe babiri bonye babaye batatu bakimo kuvuga ikintu cy'umuntu. Let me answer this comment, tuyishireho umucyo, kandi nabwo n'ubudasubijwe neza 100% nk'uko bishaka, nta kibazo rwose, wemere kwandika comment, nanjye amuhiye kugusubiza muri bikenzi tuzadusharinga utuntu n'utundi gutyo gake gake. Hanyuma kuri icyo cya green card rero, aho bitambanguranya kuri icyo cya green card, murabizi ko green card zigiye gusohoka. Abantu bamwe bafite amatsiko, abandi batangiye kugira ubwoba, batangiye kumpamagara ngo mbabara dusengere, ni ukuri ngo turakwinginze dusengere tuzemo, none se ndamuka nsinze uzaducumbikira. My dear, we nugira ubwoba, pfa ko warapurayinze hapfu wavutse. Uyu munsi nibidakunda ejo bizakunda, ejo nibidakunda ejo ndi bizakunda. Iki cya green card cyo mbaye ngikize behind, kuko mbere yuko zisohoka mfite ikindi kiganiro tuzakora kindi noneho kibisobanura byimbitse, sibyo, mbere yuko zisohoka, kugira ngo ibintu bigende neza. Ubu nari nkoze iyi video vuba kugira ngo nsubize abantu bambaje ku bijyanye n'impunzi. Iby'impunzi byo twamaze kubigira clear, twabigize clear. Rero don't worry about it, ibintu bya green card nabyo ndaje mbasubize. Murabizi ko dusohora ikiganiro kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu nibwo dusohora ikiganiro. Ubwo rero iyo minsi yose ntikajye gucika my dear, ube uri in touch, ujye ubuhanze amaso gusa ukibona nsohoye bobo nawe tujyaho ugire gute urebe, hanyuma dukomeze tuganira n'ibindi. Ndabashimiye rero ko mudahwema kubana nanjye, Imana ibahereza umugisha. Wowe udahwema kubana nanjye kuva video itangiye kugeza isoje, ntabwo mbizi neza nimba bino bibaye clear cyangwa se kizeho umucyo kuri iki kintu, cyangwa se ucyumvishe neza. Niba utacyumvishe neza nabwo ukaba ufite ikindi wumva ushaka kumvaho more, I'm here for you guys. As what I said, I'm here for you. Yewe rwose ndi ready kugusubiza. Wakandika comment n'umujinya, wakandika comment, I understand. Ndabizi uburyo ibintu bibabaza kuba wari witeze kugiye kugenda bigafeiringa, kandi rwose ndakumva cyane. Ngewe rero uburyo bwose wambwiramo ni ukuri understand.
hanyuma thank you guys for watching my video, thank you for being with me. Iyi channel yanyu ni mwebwe bankorera ibingibi, kandi rwose nkuko njye mbabwira dufatanyije tuzagera kure, dufatanyije hari byinshi cyane tuzagenda turebera hamwe. Ubu rero mu minsi iri imbere hagiye kuzaza akantu kameze gutya, hari ukuntu nzajya mbakora surprise cyangwa nzamba surprise nkabwira ati navuze iki video ya mbere igitangira, cyangwa se umuntu akavuga nk'akajambo katumvikana neza mukagasezeranya mukamenya ngo icyavuzwe ni icyo, ukandika muri comment yawe ngo ijambo ryaheraga ryarire. My dear, momo zanyu muzigeringe ready. Do you hear me? Momo zanyu zibe zi ready, ubundi ibintu bigende neza hamwe n'Imana. Nambonye agasimba kari hejuru mu biti, ubwo nari ndangaye kaba kameze nk'imbeba. Zibe ready, ubundi dukomeze twimanukire ibintu bigende neza. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane, imigisha ibomeho. Thank you guys. Hari igitekerezo cyangwa se icyifuzo wakandika muri comment, ndahari ngo mbasubize. Niba utarakora subscribe wayikora aho hasi ugatukanda kunzogera kugira ngo buri kiganiro cyose nzansora uzajye ukibona. Like, comment, share. Bye.